biba irihe Imana ibirihe igihe ibintu byakomeye. Bivugwa ko akenshi na kenshi impanuka z'ubwato zijya kuba bari mu bwato bamaze kuzibona kare. Uko niko byagenze ubwo abigisha ba Yesu bari mu nyanja bari kumwe nawe, ariko we yisinziriye hasi mu bwato. Umuhengeri wari mwinshi maze barabibona ko ubwato barimo bwashoboraga kugira ikibazo. Niko gutakambira Imana yabo, bajya no kubaza Yesu ati se ni gute wowe usinzira mu gihe twe turimo turwana n'ubwato? Aha ubu bizi neza ko urupfu rugusatiriye kandi nta kindi wakora, umva yewe ntiwasimbuka kuko nyine uba uri mu mazi rwagati. Aba nabo babyiyumvishemo ndetse barabibonaga uko ubwato bwabo bwagendaga bwibira gake gake. Babyiyumvagamo ko impanuka yabasatiriye, ndetse benshi muri bo bari bamaze kwakira yuko urupfu rwabasatiriye. Amasengesho yabo ntabwo yabaye amatakirangoye. Twese twizera ko Imana yabashije kumvumva nubwo itabatabaye muri ako kanya, ariko basi izabatuza heza hahandi twese tuba twifuza. Aba ni imiryango y'Abanyekongo bafiriye mu bwato bwakoze impanuka ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Ubu bwato bwakoze impanuka bubura metero nkeya cyane, ndetse zari mu gihumbi kuko zari 700 zahuraga kugira ngo bagere ku nkombe ubwato bwagombaga guparika. Imiryango yabo yari bategerereje ku cyambu, yarabarebaga baza, ndetse bari batangiye kumwenyura kwa kundi umwana atangira kumwenyura ngo mama araje, ese anzaniye iki? Aha ariko uko bari babategereje ni nako bababonye bibira, ariko badafite icyo bakora. Aganira n'ikinyamakuru The Guardian, umwe mu bari bategereje ababo yitwa Nuru Alpha, umusore w'imyaka 27. Uyu yari afite abantu 12 bo mu muryango we bari muri buriya bwato. Ati nari mfite abantu 12 muri buriya bwato. Kubw'ibyago 2 muri bo bapfuye, 3 bajyanwe kwa muganga, ariko kandi 7 ntabwo turamenya irengero ryabo. Tariki ya 3 Ukwakira umwaka wa 2024 ni umunsi mubi utazibagirana mu mateka y'abarokotse ndetse n'imiryango yabuze ababo mu mpanuka y'ubwato bwarohamye mu kiyaga cya Kivu. Ndetse kandi ni n'umunsi mubi ku gihugu cya Kongo gikomeje kuburira abantu benshi ndetse abantu amagana mu mazi. Ese izi mpanuka zibera mu mazi ya Kivu buri munsi? Ese izi mpanuka zitwara Abanyekongo buri munsi? Ese ubu bwato bwica Abanyekongo amagana buri munsi, amaherezo yabwo azaba yahe? Ese ibisubizo bye bazabibihe? Kugeza kuri ubu ngubu imibare irerekana ko ubu bwato bwari butwaye abantu bagera kuri 278. Kugeza ubu abamaze kurokorwa ni abantu 80, naho abagerenga 78. Imibare irerekana yuko bamaze kuhasiga ubuzima, ubwo abasigaye bose batari muri uyu mubare w'abarokotse ndetse batari mu bitabye Imana, nyamara bari mu mubare w'abari bari mu bwato. Abo bose ni ababuriwe irengero bagikomeje gushakishwa n'ingabo za Kongo, abashinzwe ubutabazi, ndetse bafatanyije n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo gushaka amahoro muri Kongo. Nyuma yo gusanga ubu bwato muri metero zirenga 200 z'ubujyakuzimu mu kiyaga cya Kivu, abayobozi ba Kongo bemeje ko barakora ibishoboka byose abagize uruhare muri iyi mpanuka, ndetse n'abagize uburangare ubwo ari bwo bwose bakazabihanirwa, nk'uko byatangajwe na guverineri w'intara y'Amajyaruguru ya Kivu y'Amajyaruguru, ariwe bwana Jean-Jacques Rushoso, aganira n'ibiro ntaramakuru de Reuters. Aha tugiye kumva bumwe mu buhamya bw'abarokotse, harimo witwa Emmanuel Furaha, umwana w'imyaka 17. Ati twahagurutse Minova ahagana saa 2 za mu gitondo, twendaga kuhagera pe kuko twaharebaga.
njye twabibonaga ko ubwato bwacu butangiye kwibira amaze nyine biraba. Njye nabashije koga kubw'igitangaza cy'Imana mbona ngeze ku nkombe. Mu busanzwe icyaba cyarateye iyi mpanuka y'ubu bwato ni uko ubu bwato bwitwa MV Melody bwavaga mu mujyi wa Minova, aha bwerekezaga ku cyambu cya Kituku kiri iruhande neza neza rw'umujyi wa Goma. Ubusanzwe inzira y'ubutaka, umuhanda uzenguruka ikiyaga cya Kivu, niwo ukunze gukoreshwa mu buhahirane cyane cyane n'abava muri Minova bazi Goma. Ariko kubera ko Kivu y'Amajyaruguru hafi ya yose muri rusange, ubushyamirane hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo bukomeje kuba bwinshi ndetse bwiyongera umunsi ku munsi. Ibi bituma bakora ingendo batizera umutekano wabo, bityo bagakoresha inzira y'amazi. Ab'amato nabo si ukubapakira barabapakira ku bwinshi, maze ubwato bwabo bagatangira kubwikoreza n'ibirenze urugero. Aha ubu bwato bwagenewe gutwara abantu 80, ariko kuri uyu munsi bwari bwatwaye abantu 278 udashyizeho n'imizigo yabo. Uburemere bukabije bivugwa yuko ariyo ntandaro ya mbere y'ubu bwato bwinshi. Icya kabiri mu cyateye impanuka z'ubu bwato, kuba nta jaketi n'imwe cyangwa se amakoti abantu bambara babuza kurohama byari riri mu bwato, nabyo biri mu byatumye impfu ziyongera ubwo ubwato bwarohamaga, kuko byibuza iyo baza kuba bambaye amakoti abenshi muri bo bari bubashe kurokoka kugeza igihe ubutabazi bwari buhagerere. Ikirere kitari cyiza nacyo kiri mu cyaba cyarateye iyi mpanuka. Uburangare bw'abari batwaye ubwato nabo batigeze babibona neza ko aho bari kwerekeza ikirere kitameze neza, cyangwa ngo babyumve hakiri kare ko ubwato bwatangiye kuremererwa ngo basabe abari mu bwato gukuramo ibintu byabo benda babinage mu mazi. Aha izo zose ni zimwe mu mpamvu zigaragara yuko zaba zarateye iyi mpanuka. Gusa ubuyobozi bwa Kongo bwijeje abaturage yuko ababo bazabona ubutabera, uwaba warabigizemo uburangare wese ndetse n'uwaba warateye icyo ari cyo cyose cyaba cyaraganishije kuri iyi mpanuka azabiryozwa. Abanyekongo, imiryango yaburiye ababo muri iyi mpanuka, mukomeze mwihangane. Emi w'ibihe byose ninjye wakugeza gahibi. Imana ibarinde, ndabakunda.